nongeye kubasuhuza mwebwe mukurikira Afrimedia Rwanda, abahereye mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba no mu mujyi wa Kigali muri rusange, n'abaherereye hanze y'u Rwanda muri Afrika cyangwa East Africa, abumva ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se diaspora, mwese ndabasuhuje, ndabashimira ko mudahwema kutwereka ko mudukurikira umunota ku wundi. Kora subscribe, comment, byose ni ingenzi kuri twebwe, biradushimisha, bidutera izindi mbaraga. Ngarutse kubabwira indwara zigera ku 9 zishobora gutuma utabasha gutera akabariro uri umugabo, nyine bikagusaba ko ushobora kwitabaza ya miti mu gushitura, tubyite ko ari ugushitura ya miti ya kanyabugabo. Iyo ndwara reka duhere ku mwanya wa 9. Indwara iri ku mwanya wa 9 urasangaho indwara y'imitsi, indwara y'imitsi cyangwa se prostate. Nkuko bisanzwe iyo ushaka gutera akabariro, mbere na mbere bihera mu mutwe, mu bwonko, kabanza ukabitekerezaho, umubiri, ubwonko bugatanga command ku bugabo bwawe cyangwa se mu prostate, noneho ukaba watera akabariro, ukabona kugira ubushake, bakunda kuvuga ngo kuzamura idarapo. Iyo ndwara rero, kubera iyo urwaye imitsi, amaraso abagenda neza, imitsi irifunga, and then akaba hazamo kuba imitsi umutima upompa amaraso sagende agere aho yakabaye agera neza, agera aho nko mu gitsina, wowe ukaba ushaka gukora sex ariko ukabona igitsina cyawe ntabwo gihaguruka. Iyo ni indwara ya 9. Indwara ya 8, umunaniro ukabije. Umunaniro ukabije ntabwo ari ukuvuga ngo wikoreye imizigo ngo wagize ute, umunaniro ukabije wo mu mutwe cyangwa ibyo bita stress, no kuba ufite stress. Iyo ndwara ni indwara iterwa nuko, ntabwo ari indwara, ni ikibazo ufite mu mubiri wawe, kuba ufite umunaniro ukabije, either urara ku matelefone, uri gupanga business cyangwa uri kuvugira kuri telefone, icyo gihe urarwara umunaniro ukabije. And then ushobora no kuba ufite ikibazo muri business zawe, ukabona bitari kuraninga neza, uri gutegura wiriwe mu bintu byinshi utekereza cyane, icyo gihe nutangira gushaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko wajya kubikora ukumva umubiri wo ntabwo uri gukora, mu mutwe urabishaka ariko ku mubiri ntabwo bishaka, icyo gihe ntabwo uzabasha gutera akabariro. Ku mwanya wa 7 turashyiraho depression. Iyo ufite depression ntabwo ushobora nta kintu ubutekereza, kuko uba ufite depression ni nk'akajagari kari mu mutwe wawe, katewe n'ibibazo ufite, either nk'abantu bakundana, ushobora kuba hari umuntu wenda ukunda akaba yakubabaje, wajya gutera akabariro, ukaba ushobora kuba ufite ikibazo muri business, wabuze aho depression ubundi ni nka toroma, ushobora kuba ufite toroma runaka. Icyo gihe rero kugira ngo ubashe kujya gutera akabariro, ubanza wirengagize izo toroma, urabanza wirengagize ibibazo byose ufite, ubone kujya mu gikorwa nyirizina. Ikindi, indwara y'umutima ishobora gutuma nanone nawe, iwe ni ku mwanya wa 6, ishobora gutuma utabasha kwiterera akabariro, utabasha gushimisha uwo mwashakanye, kuko umutima kuko mbere yuko ushaka gukora imibonano mpuzabitsina bihera mu mutwe nk'uko twabivuze. Icyo gihe umutwe ntago umutima uba uri gupompa amaraso neza, either ushobora no gupompa amaraso menshi, ariko kuko wibuke ko iyo urwaye umutima ushobora no kugira ikibazo cyo kurwara nanone ya ndwara y'imitsi twavuze hejuru. Icyo gihe rero bizagusaba ko ntabwo bigusaba gukoresha imbaraga nyinshi, kuko ushobora gukoresha imbaraga nyinshi ukagira heart attack, kandi nimba ari ikintu gitwara imbaraga ku mugabo cyane gukora imibonano mpuzabitsina, ni ibintu bisaba imbaraga nyinshi. Sometime iyo umugabo ashaka gukora imibonano mpuzabitsina, ashobora no kuba n'ubwenge busa nk'aho buyoba, nta kintu aba ari gutekereza. Ikintu aba ari gutekereza cya mbere ni ugukora sex, nta kindi kintu cyabikemura. Rero indi ndwara mbi cyane, indwara y'umuvuduko w'amaraso. Indwara y'umuvuduko w'amaraso ni indwara mbi cyane, kuko ushobora umuvuduko w'amaraso, iyo ukoze ikintu kigusaba imbaraga nyinshi, uhita urwara heart attack. Niyo ishobora gutera ikintu bita kuba nayo ishobora gutuma udashaka gukora imibonano mpuzabitsina, kuko ntago amaraso yawe agenda neza. Ubu ndi kubabwira ibyo byose, ariko mu kanya ndagaruka ku izo ndwara zose wazirinda. Indi ndwara ni typhoid. Ni indwara, ni inzoka cyangwa se tuyite malaria. Of course urabyumva, yo ntabwo myivuga ibintu byinshi murayizi, kuko nayo ubwayo iyo irwaye ntabwo wabasha
no kugenda birakugora, ni indwara igoranye cyane, ni infection zo mu maraso. Indwara yindi nakubwira ubwo ni indwara ya munani, amibe ni indwara mbi cyane. Amibe ni indwara mbi cyane kandi 80% cyangwa 95% by'abanyafurika bashobora kuba bayirwaye, kuko amibe ni indwara mbi cyane. Amibe iyo uyirwaye kunyunyuza amaraso, ikindi ikakubyimbisha akada, ikindi urumva amibe iyo uko wirira utuntu twiza twa tundi tugutera imbaraga yo iratunyunyuza. Amibe ni nka tuyite venom. Ku batazi venom ni nko kuba ufite ikintu muri wowe kikonka amaraso cyangwa kikurya. Iyo ni indwara ya munani. Indwara ya nyuma mbi cyane ni kanseri yo mu myanya y'ibanga y'abagabo, iyo bita prostate. Ni indwara iterwa no kuba umugabo yarikinishije eida cyangwa se yaragiye ashaka gukora imibonano mpuzabitsina sabikore ngarangiza. Urugero, prostate iyo uyirwaye ni indwara ikunda kurwarwa n'abagabo bagera mu kigero cy'imyaka 45 kuzamura, kuko baba batakibasha gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo ndwara iterwa nuko wowe washatse gukora imibonano mpuzabitsina subikore, kuko iyo ushatse gukora imibonano mpuzabitsina udusabo tw'abagabo dushinzwe kuvubura imisemburo ituma umugabo akora imibonano mpuzabitsina, tubanza tukohereza ururenda rubanza gutegura inzira sperms cyangwa se intangangabo ziraza kunyuramo. Icyo gihe iyo tumaze gutegura izo nzira ugashaka gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo suyikore. Icyo gihe iyo ushatse gukora imibonano mpuzabitsina subikore, intangangabo zirazamuka aho kugira ngo zisohoke zikaguma hagati muri ya mitsi. Noneho udusabo dushinzwe gukora izo nanga, kuko tuba twasohoye nyinshi, za zindi zigafunga, za zindi zari zigiye gusohoka zigafunga inzira n'izindi zakabaye zinyuramo. Kandi ntago intanga iyo zasohotse ntago zisubira inyuma, ziguma zishaka kuza imbere. Icyo gihe niyo mpamvu uzasanga umugabo ushatse gukora imibonano mpuzabitsina aribwa mu ruhago, cyangwa se ibyo benshi bakunda kuvuga ngo ni impyiko ziba ziri kubarya, kuko tuba twaje tugafunga impyiko zikabura, intanga zaje zigafunga mu impyiko zikabura uko zikora, zikabyimba udusabo, cyangwa se reka dukoreshe mu kinyarwanda cyiza amabya akabyimba cyane akajya natonekara. Icyo gihe rero uko uzagenda ugera ubishaka bizagenda byiyongera, uzarwara iyo ndwara bita prostate, ni kanseri y'amabya. Rero umugabo nk'uko bisanzwe, umugabo ku munsi ushobora kwira ashatse gukora imibonano mpuzabitsina inshuro zirenga 20. Icyo gihe uko wagiye ubitekereza, uko wagiye ushaka kubikora, zigenda ziza. None iyo ushatse gukora sex uri kumwe n'umugore biba akarusho, ziza ari nyinshi zikipfundika mu mitsi. Icyo gihe rero uzahita urwara indwara bita prostate, ariyo kanseri y'amabya. Abagabo benshi rero impamvu bakunda kuyirwara bageze mu kigero cy'imyaka 45 kuzamura, ntago baba bagikunda gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe umugore ugeze mu icyo gihe we nibwo bari kubishaka cyane. Rero hari n'igihe biba ngombwa ko ushobora kujya kwa muganga bakagutegeka ko uzajya wikinisha kugira ngo ayo masohoro asohoke. Ntabwo ari byiza kwikinisha mwa bagabo mwe nk'uko musanzwe mubizi. Rero mugerageze mwite ku bagore banyu, n'abagore banyu babiteho, babahekeya kugira ngo ibyo bibazo byose bitazababaho. Rero reka duhere kuri amibe, duhere kuri prostate, ikintu gishobora kuyikurinda. Prostate mbere na mbere ushobora kubanza gukora siporo, ni byiza, especially kabiri gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe ukarangiza, uwo mwashakanye cyangwa se uwo mukundana ukarangiza, ni ingenzi kuri wowe kuko bituma unaguma ufite uguma umerewe neza mu mubiri, nk'uko n'umugore nawe kurangiza aba ari ingenzi kuko bimufasha kuba atarwara umugongo cyangwa ngo agire umunaniro ukabije mu mutwe, ariko ntabwo abagore baba babizi. Niyo mpamvu ushobora gusanga umugore utishimye mu rugo ahorana umushiha. Iyo ni indwara ya mbere, nuko wayirinda. Ariko nanone hari n'ibintu byinshi uba ugomba kurya bigutera akabaraga. Urugero, ugomba kwirinda ibintu birimo amavuta menshi. Ubunyobwa ni ingenzi ku mugabo. Ni ibintu byinshi twavuga byo kurya byagufasha kuba wabasha gutera akabariro. Sezame ni nziza cyane, akantu bita teyi, akantu bita tangawizi. Ibyo ngibyo bizakurinda prostate. Ibintu byinshi byakurinda prostate.
turakomeza tuhite twikomereza ku mwanya wa kabiri, ibyakurinda amibe rero buri ishatse wajya ubyuka mu gitondo ukihekenyera agatungurusumu, especially waba ufite kakoma kagasya ukagashyira mu mazi y'akazuyaze ukanywa ikirahure buri munsi mu gitondo na nimugoroba. Binagushobokeye na saa sita wajya ukinywa, ariko mu gitondo nimugoroba, kugira ngo utaza kugira oderi mbi ushobora kurigata umunyu. Ibyo ni ibintu byagufasha kwirinda izo ndwara. Tifoide yo ni ama infection cyangwa se tuyite malaria yo mu maraso, ukirinda ibintu birimo imyanda, ibiryo birimo mikorobe bitandukanye, ibintu byo kugenda uryagaguzwa ibintu bitandukanye, ukagira utuntu dusukuye turi ku murongo, kandi ukabirya biri ku murongo, apana kugenda uryagaguzwa ahangaha hehe. Umuvuduko w'amaraso nk'uko musanzwe mubizi, murabanza wirinde amavuta menshi. Ibyo birahita bijyana no ku mwanya wa gatandatu ku mutima. Wirinde amavuta menshi, amasukari, inyama z'umutuku, ibyo bizakurinda kuba warwara umuvuduko w'amaraso n'umutima. Diabete byo murabizi, nabyo ni nk'ibyo byo hejuru. Urinda isukari, inyama z'imituku, umunyu mwinshi, ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyerewe. Prostate yo nabyo twabivuze, ni ukujya ukora, nimba ushatse gukora sex ukayikora ukarangiza uko bikwiye. Umutima ni bisanzwe, uririnda amavuta, umunyu mwinshi n'isukari nyinshi. Depression yo ni ukwicara ugafata time ukaruhuka, ukajya ku mazi. Waba ufite ikibazo, iyo ufite depression biba byiza ufashe inshuti yawe magara wizera, cyangwa ugafata agenda yawe. Ushobora gufata inshuti yawe magara ukayiganiriza ibintu byawe byose, ibibazo byawe byose, ikakugira inama ukisanzura. Nubwo itakugira inama ukabona ko ikumva, ikwitayeho, depression irashira. Noneho ukirinda nanone kujya ahantu hawe wenyine, ukajya mu bantu benshi. Ikindi ushobora kwirinda depression, ushobora gufata ikayi cyangwa agenda yawe, ugafata agenda ukandikamo utuntu twawe twose, ibibazo byawe ukabyandika, ikikurimo cyose ukacyandika, ukaruhuka mu mutwe. Umunaniro ukabije ni nk'ibisanzwe, fata time yawe, uvuge wenda ngiye ku mazi nduhuke. Wirinde amayoga menshi, kuko nunywa amayoga n'undi umunaniro urakomeza. Inzoga ntabwo zivura umunaniro, ahubwo zitera umunaniro ukabije. Guys, babwira tunywerese, munywe mu rugero, kuko kunywa cyane ntabwo ari byiza. Guys, nakwibutsa ko wakora subscribe kuri Afrimedia Rwanda, tukabukomeza kubana 5 kuri 5. Bye bye, ciao.